filimi ya Titanic yakozwe na James Cameron ni imwe mu nkuru z'urukundo zakunzwe cyane mu mateka ya sinema. Yubakiye ku mpanuka ya nyayo yabaye mu 1912 ubwo ubwato bwa Titanic bwarohamaga mu nyanja ya Atlantika. Ariko hagati y'ayo mateka y'akababaro harimo inkuru y'urukundo rwa Jack Thurston na Rose DeWitt Bukata. Jack ni umusore w'umukene winjiye mu bwato kubw'amahirwe, afite impano y'ubugeni n'umutima wuzuye ibyishimo. Rose ni umukobwa ukomoka mu muryango w'abakire ariko ubayeho ubuzima bw'igitugu, aho yagombaga gushyingiranwa n'umugabo wakundwaga n'umuryango we ariko we atamukunda. Bahuye mu gihe Rose yari ageze ku rwego rwo kwiheba ndetse no kwiyahura. Jack amubuza kwiyahura, amwereka ko ubuzima bushobora kugira agaciro karenze. Wibuke no gukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'ahazaza. Igitugu cy'imiryango ye, aho niho havutse urukundo rwabo. Urukundo rwabo rugaragaza itandukaniro rikomeye hagati y'inzego z'abari bari muri Titanic. Abari ku rwego rwa mbere babagaho ubuzima burenze kandi bwiza bafite amahirwe menshi. Mu gihe abari ku rwego rwa gatatu umuntu yakwita urwa nyuma babagaho mu buzima bugoye. Nubwo bimeze bityo, Jack na Rose barenze iyo mipaka yashyirwagaho na sosiyete maze babasha gukundana, bubaka umubano ushingiye ku kuri n'ubwisanzure. Mu gihe ubwato bwagongaga iceberg, ibintu byose byahise bihinduka maze umutekano wari wizewe uhinduka akaga. Mu kavuyo ko kurokoka hagaragaye amahirwe ataranganaga hagati y'abakire n'abakene. Jack na Rose bagerageje kurokokera hamwe ariko bahura n'imbogamizi zitandukanye. Mu gice cya nyuma y'uko ubwato bumaze kurohama, Rose abona amahirwe yo kurokoka ko ari ku kibaho gishobora gutwara umuntu, maze Jack amuha amahirwe yo kurokoka wenyine. We asigara mu mazi akonje cyane maze igihe kiragera arapfa. Rose ararokoka. Inkuru ya Jack na Rose ntabwo ishingiye ku mateka ya nyayo ya Titanic. Ahubwo ni igitekerezo umwanditsi yagize agamije gutanga ubutumwa yari yiyemeje. Ariko iyi nkuru ikoreshwa mu kugaragaza insanganyamatsiko zikomeye zirimo urukundo, igitambo, ubusabane n'imibereho n'agaciro k'ubuzima. Titanic iba inkuru irenze impanuka y'ubwato, ihinduka iy'urukundo rwabaye rw'icyitegererezo. Rwahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Kuko Jack yagerageje kwitangira Rose, akomeza kubaho, atwara mu mutima inkuru y'umukunzi we. Impanuka y'ubwato igahinduka inkuru y'urukundo rwahinduye ubuzima bw'umuntu umwe. Rose akomeza kubaho, atwara isomo ry'urukundo mu mutima we rya Jack. Inkuru yerekana ko iyo ibintu bisenyutse hari igitekerezo cy'amarangamutima gishobora gukomeza kubaho mu gihe kirekire maze kigatanga isomo.